Keri adusaba na Mutesi kujya mu kiganiro tugakora ikiganiro tugasaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'imiryango yacu muri rusange. Mutesi asubiza Prokeri ngo jewe famille yanjye ntiyabyemera. Prokeri aramubaza ngo none se ufite famille kuruta ya Pastor Claude ufite umugore? Icyo gihe yari yazanye n'umugabo we kuri parike. Wabyumvise neza Jihad, hari n'izina ryawe aramaze ngo umpamagare Jihad, wicarane na Jihad, wiyemeje wamaramaje kuba ku mihanda nawe umunyamihanda mute. Mpamagare Jerry Mugwiza wavuze ko akora n'abarangi nawe ushaka umurage. Rero mu Jihad vuga make genza make. Jewe sinzi ibintu uri kumbaza, ibyo bintu byose biri kuba nta nubwo mbizi. Turi kugendera kuri aya majwi yasohotse. Ayo majwi y'icyo nkubwira ni mubaze musuzume ariko twese hano twarayakinnye. Ahubwo ibyo byose uri kuvuga, ahubwo ibyo byabaye cyane. Ibyo byabaye ngo tumire space yejo umva ngo dufata n'ibyango ngo tumire space yejo atuzane umunyamategeko atubwire gukina amajwi, atubwire no kugambira kwica umuntu no gutegura kwica umuntu no kubigambira. Ese ibyaha bingana biti? Azatuzana umunyamategeko kuri space. Ejo wari uri kuri space uyu nguyu avuga ngo amajwi yakuye muri video yanga gusohora video hagasohoka amajwi. Keri nawe azatubwira impamvu yakinnye ayo majwi agambiriye kugira ngo yihorere kuri Pastor Mutesi. Niba ari Mutesi nyawe, niba ari Mutesi wa pirate, tuzabimenya byose. Godfather wadutegura ibyo tuvuza ahangaha. Ibyo byose sibyo tuvuza Godfather. Godfather, ibyo bintu Pastor Claude avuze sibyo tuvuza ahangaha. Godfather buri ari kuri telefone uri kumva koro uyu Ezekiel uretse no gukurikirana amajwi, hari ugukurikirana ibi bintu byo kugambirira kwica uyu mugabo, hari ugukurikirana izi uyu mubano w'ibi bigarasha ngo byo muri RNC, hari no gukurikirana aya mavideo. Aho no gukomera n'amashyi. Ibyo byose bigomba gukurikiranwa. Ndi wicare rwose uvuge ngo harakurikiranwa ama audio gusa cyangwa se ibyo kugambirira kwica umuntu. Kuko niyo mpamvu twanabibabwiye Pastor Mutesi nawe yakoze ikosa. Mbibasubirire kuko uyu yaramutse apfuye ni Pastor Mutesi wabibazwa. Ibi bigomba kujya umucyo. Aya majwi na yarimo amashusho kuko yavuze yuko afite n'amavideo gukomeza kubisakaza, ndetse n'uri wakomeje kubibaha yanaje hanavuga yuko gifite ibintu byinshi gukomeza kubisakaza. Rero bigize icyaha. Ntabaza Mutesi uyu muntu wavuze kuri YouTube ngo azamuvuga paka apfuye yaragamije. Mutesi aravuga ngo ntacyo atakora kugira ngo Ezekiel atoke. Ibyo kugambirira kumwicisha byo nibibonerwa ibimenyetso Mutesi azabibazwa. Ese ubu ngubu ni nyira n'ikibazo nawe nzakwita Inyangarwanda cyangwa njye wanyita Inyangarwanda. Ikibazo cyane nawe gifata u Rwanda gute? Mutesi yiseze Ezekiel ngo ni Inyangarwanda. Inyangarwanda se Ezekiel yasobaga igihugu. Ibyo byose mu birebe. Oya ibyo byo rwose bijyanye koro twumve neza ukuntu sinzi niba batangiranye natwe tugeze muri conclusion. None se tuzajye tuvuga ibintu tuze ducumbikire nk'ariya ntitwashyigikiye ibyo Pastor Mutesi yakoze, nta nubwo twashyigikiye ibyo Ezekiel yakoze, ndetse n'ibi bintu by'ibigaraje ntabwo tubishyigikiye bose. Yaba Ezekiel yaba Mutesi hawe mpagaranye nawe nzahagarara kuri. None se reka nkubaze uribwira yuko uyu kujya gutanga amafaranga kugira ngo uyu Rukundo Ezekiel yicwe bigize icyaha kanyirayo? Niba Ezekiel avuga ko amarwara ya Mutesi n'amashusho, ubwo icyo gihe ko ari aya Mutesi twe ntabwo tubizi. Aha rero ndacumuga nugira ngo umuntu ashima ko yari umusaza ari uko arutse imvi. Ari uko arutse imvisi. Ndakubwiza uko uremewe. Ese Mutesi yagiye. Ndahari ntari. Gistre trezata Godfather Jihad. Uri kumva tujye tubwizanya ukuri. Niko koro nimba ibintu byose muri abo batatu ariko bari kuvugwa. Ndamutse ndimo rero ntabwo ndabimenya buriya amaherezo azabimenya.
tuzamenya ni bande aba erega buriya nubwo turimo turavugira ku ntuze hano ku mbuga nkoranyambaga ariko igihugu ipererezwa ryo rifite uko ribifata tuzamenya mu kumva yuko Mutesi yatanze ikirego uyu Ezekiel nawe yaba yaratanze ikirego kuri ubu bugambanyi yaragiye gukorerwa. Reka iyo umuntu yatanze ikirego ubundi ntabivuga Ezekiel ngo yaba yaragitanze ataragitanze tuzamenya ngo biriye bituruka he bivahe ariko icyo navuga cyo ni kimwe mu by'ukuri ntabwo ntibikwiriye ko Mutesi yitirirwa ibintu bitari ibyiwe nta nubwo bikwiriye ko Mutesi aba umwicanyi ngo agambanire kwica icyaha kibi cyane gikomeye kirenze urukwembe. Rero nicyo ubwo rero abantu bari kubikora barimo abo yavuze bastopinge basigeho igihe kirageze yuko ibintu bivibwa imuzi twumvise n'abadogiteri mukorana twumva n'abarangi bose mwagiye mucamo cyo kora muragashora none cyane baguhaye amakuru kubituto Tewasabira yararibye kubituto umva Godfa vayo dusoze space ndibaza icyari kituzanya cyarangiye ariko uyu umuntu Ezekiel yatubwiye wamuhaye amajwi uriya mugabo yayahakanye uri kumva nawe agutabye mu nama hangaha yahakanye ari amajwi yayahakanye kandi Ezekiel yatubwiraga yuko arayu ya mugabo w'umudogiteri. Ese wa dogiteri muraziranye koro? Ntabwo muzi nabo je navuganye na uyu munsi ntabwo muzi nabo yarampamagaye inshuro ebyiri nanyije muhamagara WhatsApp call ntiyanyitaba uyu munsi nibwo nagize gutya mbona imbere yampamagaye mboniri online ndabaza nti hero kuko je ntabwo narizi ngo nindi nibwo yanyibwiye ko yitwa Papa Sharirene wanyawe ko uwitwa Papa Sharirene ntakabanyura Claude wanyuze kuri YouTube agirana ibibazo na Mama Sharirene avuguruza iyo Mama Sharirene yamuvugagaho kwatariwe mama ariwe Papa Sharirene ambwira ko Papa Sharirene rero wanyawe ari uwo wibugane ambwira ko yanaririmbye muri korali yitwa bakurikiye Yesu y'Abadventiste mu wa karindwi ku Kacyiru yitwa Patrick. Umva rero ukuntu ibintu bimeze kugira ngo du closing ino space wenda ngo dufata mite muhamagara bifunge mbabwiza ukuri guca muziko ntigushye gusakaza amashusho y'urukozasoni bigize icyaha haba nandi uyu Ezekiel yaba gifite haba nandi bazamuha byaba ari ibya Mutesi byaba atari ibye abisigeho. Ikindi kugambanira umuntu biganisha kukwica hakaba n'ibyitso mu kwica wakwifashisha kugira ngo bigufashe kwica umuntu ukanabyishyurira nabyo bigize icyaha kuko ari amajwi ya Pastor Mutesi nimba koko bino bintu byarabaye akanishyura kuko uriya mugabo yanajana aravuga ngo uyu muntu yaranyishyuye mu kuri kw'Imana kugambanira umuntu bigize icyaha tujye tubwizanya ukuri ibi bintu ntabwo bibaho duspose ko wanabivuyemo ariko uyu musaza ngo ni Ketiene nimba ari Ezekiel aramutse apfuye yakwicwa n'inzara yakwicwa n'urwa yagenewe yakwitura hasi yagira sida n'ubundi abantu bakwataka Pastor Mutesi ibi bintu mugomba kubishyira ku ruhande bikava mu nzira. Erega nimwumve yuko naribu niba amagara mwese cyangwa ikabatumiza mwumve yuko umwanzuro ari ugufunga kuko ubutabera ntabwo bugaragara uko umuntu yagize gute yafunze cyangwa yafunzwe. You guys ibi bintu bigize icyaha haba gusakaza ya majwi kandi n'ukuri kw'Imana nk'ukuntu umwana bigambiriye bati ariko uzo umuntu aza kuvuga ngo twari turi muri nyababyeyi y'umuntu wowe urumva bitakubabaza koro ubwizanye ukuri guca muziko ni gutya yamanutse. Hanyuma rero mwabantu musigeho icyo nabibwirira cyo Godfa umva Clementine oui fungura mic wagira ngo mvuge aba bagabo uyu mugabo ngo ni Pastor uyu nguyu Ezekiel muraziranye ariko Claude muraziranye Claude ndamuzi. Okay hagati y'aba uwavuze kuri YouTube ngo azavuga Pastor Mutesi paka apfuye ninde
neza kiyeri ndagira ngo nkubwire no muri iyi shi y'aba batatu ntayirimo n'ubwo ari gushaka kubyivurungutamo ariko agomba kumenya ko aba bantu njye nabamuriye nababwiye ngo mwirinde aba diaspora cyangwa abandi bantu bari hanze bari kubaha amajwi na Ezekiel ubyumve bakaza bakabashaka kubakoresha mutazi ibyo bari kubakoresha. Ahangaha mada hari umudiaspora wigeze wumva muri iyi nkuru? Nyine abo bagandi niba ari abadogiteri niba ari abandi ndakubujije bariya ntabwo ari abadiaspora bariya ni abaminisipora nonsense. None se abadiaspora umuntu uri Buganda ahindutse umudiaspora ati ubwo Ezekiel yahindutse umudiaspora umudiaspora mu Rwanda reka Ezekiel so reka ibintu twakomeza kubyivurugutamo jihad kandi nawe ndagira ngo tubishireho umucyo tubirebe sibyo dufashe umwanya uhagije hano waretse kumvugiramo ko nacecetse mwaretse kumvugiramo ndakumva. Oh sorry icyo nasabaga Clemence yego nk'umuntu uri mu ruhande rwa Pastor Mutesi Prudentiel Clemence urinze nakuzi urasobanutse kandi ufite n'ibyo usobanukiwemo utugusabe ube hafi ya Pastor Mutesi ubu umujyanama we ujye ureba ikintu bazi ureba ikintu mbere y'uko ikintu kibaho ubwo utari ko iki kintu ndabona ari cyiza cyangwa n'ubu wakubaza Clemence wakubaza ngo waba waramenye ko Pastor Mutesi yatanze ibiguzi byo kwicaza cyangwa kumugambanira ngo agirirwe nabi waba wari ubizi icyo ni kimwe. Ngakora reka mbanza mubwire izo screenshot zose muri guhererekanya muri no kuvugaho yego kwamanutse ntabwo mbizi. So anyway ngaruka madam tubishoje gutya yego reka tubisoze gutya sibyo. Hano hari inzego niba ibintu byaratangiye bikaba byaratangiye ari ugushyogoranya ari ugutotorana byangombwa by'abakozi b'Imana batumvikana bikaba bigeze aho bamwe bajya kubana basigaye bafitanye imikoranire cyangwa bagera n'aba contactwa n'ibigarasha by'Ubugande nk'uko muri kubyumva bikagera aho bamwe batanga amafaranga abandi bicwe bikagera aho abantu bazanye ubwambure bw'abantu babwitirira abandi. Ibi bintu inzego z'umutekano zigira ikintu zibikoraho kubona ko bimaze gufata indi sura itari nziza. Urumva ni ukuri ngira ngo barabibona abantu muri RNC babyinjiyemo ngira ngo mwumvisha amajwi ya birabigarasha n'ibindi turasaba inzego zikugira ukuntu zareba kino kibazo zikirangize pe. Ariko ku rundi ruhande nge Claude uyu mudamu ndavuga ngiye kureba nkanjye uyu mudamu urabona ko yibasirwa. Godfather tandukanya kwibasira wowe ni ubuse ibiganiro dukoreye ahangaha mu nuze mu gitondo amacana atandukanye naze ko yabisakaje kubera twizanye twaje kuvuga ibyo twavuze niba bitangaza turavuga ngo abantu batwibasiye ese uwo Mutesi nawe yajya kuri YouTube cyane akabavugaho aba bantu bikomeye cyane uramutse urebye screenshot z'amakomanteri Mutesi yanditse muri channel ya Ezekiel yita abantu imbwa yita abantu ibiki bicucu ibigoryi avuga Paul ko yarongoye ngo yari umusirikare w'inkotanyi ngo mu bigogwe ngo umuguryo ateye umukobwa ngo akagira gute ibintu nk'ibyo byose uramutse ubirebye Godfather nawe ubwabya gutera wahuma amaso ukifuka mu maso. Mutesi nawe arahatwika Mutesi nawe arahatwika kuri channel yiwe akoresha email yiwe akoresha email yagira neza TV. Ibintu tujye tujya mu kuri tujye abantu kuri ntabwo Mutesi ari mise kigoroye niba atekereza kugambira kwica abantu umuntu w'umwicanyi abakwiye gutura mu Rwanda. Icyo ni icyambere. Kabiri Ezekiel Rukundo ntabwo gusakaza amajwi n'amavideo y'umuntu no kumuhimbira biramutse atari byo nabyo ntabwo byemewe. Ibyo nabyo ntabwo bikwiriye umuco nyarwanda usibye n'umuco nyarwanda ibikwiriye n'umuntu uwari we. Mugire umunsi mwiza ubutumwa utanga Clementine. Ikintu nashakaga kubwira Claude ni nawe nshaka anyihanganiye kuba nkubahutse nkaba nakuvuga mu bantu benshi yego ariko nawe bigira miseke gora yavuga akavuga ishindi bira yego reka mbanze mvuga ushobora kugaragaza ahantu Mutesi yigeze akwanjama
akavuga kuri abo bagabo ahantu Mutesi yigeze nyanja aho yigeze yanjama abo bagabo reka mvuge kuri abo ba Ezekiel wahagaragaza nabuzwa n'iki ariko Kerema none se ko ariko si umugore ndamugirana nawe utanga ubutumwa none ugiye gusubiza iganira inyuma reka gushogoranya akatsirwa n'Imana Kerema so kuza kuri social media no kwiyahura cyangwa no guhitamo ibyiza cyangwa ibi uyu mugore ndamubwira ngo atanga ubutumwa uretse gato okay warumaze gusoza reka ntanga ubutumwa bwanjye wowe nabwo gutanga ubutumwa warangiza ukazanga ukaza gusubiza ikiganiro inyuma ndarara hano ntabwo nongera reka mbaho ubutumwa nshaka kubabwira mwirinde umuntu wese uza akakubwira ngo mfite amashusho y'uyu muntu umwirinde cyane cyane ndabwira Ezekiel ubutumwa hereza Ezekiel ubutumwa nshaka kuguha uriya muntu ashobora kugukoresha nk'igikoresho kandi wafite ibyo ashaka kugeraho byagera ahakomeye akakwigaranzuka urakoze cyane ukurikije ibintu aba bantu bose baganira izo screenshot harimo ubutandukaniro ibyo bari kubaha biratandukanye ngaho tanga ubutumwa kuri Mutesi washatse kwicisha umuntu ikindi nshaka kubwira Mutesi hereza ubutumwa Mutesi nawe nagabanye kwizera abantu agakabya agabanye kwifata amajwi akayaha abantu uretse gato umuntu niba gusanze ni box utamuzi uri kubyumva umuntu gusanze ni box utamuzi akaza akakwandikira message warangiza wewe ukamusubiza audio ntabwo ubuzi uretse gato nkubaze madam wowe nuvuga ngo ugiriye Mutesi inama yuko yizeye abantu bari bagiye kugambara nawe bakamuvamo ntabwo uri kumugira inama mu buryo bwo gukora ubugizi bwa nabi bwe nta kintu ushaka kubuvugaho ubugizi bwa nabi wumve uri kumugira inama kuko bamuvuyemo areke kwizera abantu akorane n'abantu ubugizi bwa nabi batazamuvamo tanga ubutumwa ku gikorwa kibi yakoze reka mbanze nkubwire winca mu ijambo wishaka kunyobora uko mvuga ngewe ndi umuntu mukuru umugiriye inama ku kintu mbona cyabaye kabitera y'ibi bintu byose ngo bitangire mu misi sibyo inama ya kabiri mugira iyo umuntu akwanjamye wiyambaza amategeko kuko iyo utiyambaje amategeko umuntu ari kukwica mu mutwe wirotuvu nawe ugiye gukora ibyaha birimo kwihorera none uri gukora iki hano kutamugirira inama ngo nawe yubahirize inama y'iki wowe ko ahanga se turi mu mategeko ko wowe waje aho ntukagira inama ibintu udashobora gukora inama ndi kumubwira ngo yagombaga kwiyambaza amategeko aho kwihorera ndakumvisha ndi kuvuga ngo iyo umuntu agukoreye ikosa wiyambaza amategeko ntabwo ujya kwihorera